aho tugejeje ni heza ariko uzongere Mana igisuzuguriro cyari kitwishe nabi iyo utahagoboka twari dupfuye Rubi ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Imana ishimwe ko yadutabaye tutaraseba mwene dati. Imana itahagoboka n'uburyo imyaka yawe yari ibaye myinshi kandi uri umukobwa. Tuba turi kubarirwa ibindi nshuti yanjye. Imana itahagoboka n'uburyo botike yari ifunzwe. Imana itahagoboka muri bya bibazo gereza iba yarakubonye. Imana itahagoboka muri ya gisida ibintu biba byarahindutse, ariko Imana ishimwe ko yatubereye aho tutari kwibera. Dawidi we yabyumvise neza aravuga ngo iyo Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu duturanye baduhagurukiraga ngo baratumize bunguri tukiri bazima, ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, ngo amazi aba yaraturengeye rwose, ngo isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Arangije ashimira Imana aravuga ngo Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo, ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ngo ikigoyi kiracitse natwe tukivamo turakira. Ushimira Imana kuko byagenda kose yarahabaye. Ujye ugira umutima unyuzwe ushimira Imana kuko ibyo ufite ari benshi batabifite bahora babisaba Imana babibuze, kandi nawe ibyo udafite menya ko hari abandi babifite bashimira Imana yuko babifite. Byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ujye ugira umutima unyuzwe ushimira Imana. Yesu aguhe umugisha. Amen. Sinabura kukuramburira amaboko Mana, n'amarira wahanaguye ku matama yanjye. Sinabura kukuramburira amaboko yanjye, n'amarira wahanaguye ku matama